wa mushyitsi mukuru banyakubahwa minisitiri muri hano, bayobozi mwese muteraniye hano, bakozi b'izi nzego zose ziri hano, mwiriwe. Kuri inshuro 32 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi, nasabwe gutanga ikiganiro kigufi ku rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ngira ngo inyito yayo mu Kinyarwanda yarananiranye, ariko ugenekereje yenda wayita ishyano, kuko narindi zina ngira ngo riraboneka mu Kinyarwanda. Urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi rutangirana n'urugamba rwo kwibohora. Ngize amahirwe yenda kujya gutanga iki kiganiro Rose avuye hano, amaze kuduha amateka ye nabe mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Biramfashije rero kugira ngo umuntu yerekane uru rugamba inkomoko yarwo. Aho umuntu yavuga ko urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi rujyana n'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, umuntu yabigereranya n'ubuhamya bwa Rose amaze kutubwira, itotezwa, ivangura, ibikorwa bibi byose yagiye abona mbere ya jenoside. Urugamba rwo kwibohora rwabereyeho iki? Ku RPF yahisemo iyo nzira. Hano hari abakuru babizi neza, yewe umuhagaze imbere yanyu. Urwo rugamba rwo kwibohora, uretse kureba u Rwanda ku ikarita gusa ukamenya ko u Rwanda ruherereye ahangaha, n'umupaka warwo n'igihugu navukiyemo cy'amahanga na rimwe narakageze kuri uwo mupaka. Natashye mfite hafi imyaka 24 cyangwa 5, ndi ofisiye wahandi, uko nari ingabo y'ahandi. Uwo mwuga njya kuwujyamo w'igisirikare ni yari amahitamo. Umunsi umuntu ashobora guhitamo kujya mu gisirikare, ari amahitamo. Iyo mpamvu ifitanye isano n'iyi jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo tubwirwa amateka tutangirira ku bukoroni. Abakoroni bamaze kugera muri iki gihugu, ibyo bigishije urwango, ivangura, bifata intera yabyo, ndetse bivamo Abanyarwanda gutangira kumeneshwa. Ariko nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyakubahwa muri hano, amateka y'ubukoroni ntabwo ndi buyatindeho. Icyo nayavugaho nuko nitukwiye guhezwa n'amateka y'abakoroni. RPF ihagaritse genocide yakorewe Abatutsi hashize imyaka 32. Ndabona hano hari abantu batoya benshi. Umuntu waba afite imyaka 32 afite ubumenyi buhagije, afite n'ubwenge buhagije. Bivuze ko ubwo bukoroni bwagombye kuba butakiri mu mitwe y'abana b'Abanyarwanda. Uru rugamba rero rujya gutangira nta kindi cyarutangije, rwatangijwe n'aka karengane ko Roza amaze kutubwira. Kandi rwagiye gutangira abantu baragerageje izindi nzira zatuma ikibazo cyacu nk'Abanyarwanda gikemuka mu nzira nziza. Mfite abasaza bamuzenga rambe ndababona hano,
bagomba kuba barakoze byinshi icyo gihe kugira ngo icyo kibazo gikemuke mu mahoro. Kirananirana. Abantu bari mu buhungiro icyo gihe bahitamo gushakisha ndetse n'ubundi buryo bwo gushyiraho umutwe wa politiki wabafasha kugira ngo bumvikanishe akababaro n'ikibazo bafite ariko batahe mu mahoro. Zarano ziravuka biranga. Mu 1987 RPF iravuka. Ndihuta 1990 byose bimaze kunanirana. RPF ishinga umutwe w'ingabo ariwo RPA. Nibwo yatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Turataha. Yakwa mushyitsi mukuru banyacyubahiro muri hano. Uyu munsi intambara duhanganye nayo ni ngengabitekerezo ya jenoside. Hano mbaturanyi bacu hafi Kongo ho bavuga ko yashinze imizi ikomeye cyane. Ndetse mukunze kumva ibivugwa Rwanda rwateye Kongo, Rwanda ruteye Kongo imyaka 40 ingahe. Ariko abantu bajye basubira inyuma bibaza amateka ya Kongo natwe nayahe. Muri 1990 tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 RPA itangira urugamba rwo kubohora igihugu. Ingabo zabanje kwimira abana b'abanyarwanda zibabuza kwinjira mu gutaha iwabo n'abazayirwa. Jeno Murenzi arahari hano arabizi. Tumaze iminsi tuganira n'abanyeshuri bacu biga mu mashuri makuru ya gisirikare, tujyana nabo tukajya kubigisha amateka y'urugamba. Tukajyana n'abahoze mu ngabo za kera na RPA tukabigisha ayo mateka. RPA kababwira amateka yabo, n'abahoze mu ngabo za kera bakabwira amateka yabo. Ariko icyo twasanze twese mu batabazi ba mbere batabaye n'abazayirwa. Uyu munsi ni bakongomani. Hari ubwo u Rwanda na Kongo birirwa turega uwabanje gutera undi nindi. Batwimira batubuze iwacu gutaha. Twaravukiye mu mahanga. Ariko wa mugani baca ngo umwana ugi kuzimu n'ugi wabo nawo umujya imbere. Batugiye imbere ntibatuza gutaha. Aho rero kugira ngo RPA itangire urugamba nta yindi nzira yari ihari uretse gukoresha ubwo buryo bwo kurwana. Urugamba rugitangira mu 1990 ngira ngo ku itariki enye niba atari 5 ingabo z'u Rwanda zari zamanutse zizije kugira ngo zimire igitero cya RPA. Zatumijweho zibwirwa ko umwanzi atari hariya ahubwo umwanzi ari hano mu mujyi wa Kigali. Bazikura ku rugamba bazizana mu mujyi wa Kigali. Urwo rugamba ingabo zari zijeho muri mujyi wa Kigali kwari gufata ibyitso. Ubwo ibyitso barabatutse. Yenda n'abandi batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana icyo gihe. Icyo ni kindi kimenyetso kigaragaza jenoside tugiye kuvugaho. Urwo rugamba rero rutangiye habaye igerageza nkuko Rose yari tubwiye muri za 73. Ariko mu mateka y'u Rwanda tuzi ko guhera muri za 59 hagiye habigerageza rikorerwa ku bantu bamwe. Kanihute rero maze kwerekana iryo toteza, iryo vangura, ayo macakubiri yose yatumye haba urugamba rwo kwibohora. Urugamba ruratangiye 90 rwarwanwa 91, 92, 93 haba imishyikirano. Yatangiyeho na mbere za Nsere, Bardorite n'ahandi. Mishyikirano itangiye, turi mu mishyikirano leta y'u Rwanda nanone itangira kwica abatutsi. Za Bugesera, Kibirira, Abagogwe n'ahandi. RPF nanone itanga ubutumwa ibwira leta y'u Rwanda ko igomba guhagarika ubwo bwicanyi, itabuhagarika ko yo iri buzi kabuhagarika. Bari barabigize ingeso, wari umuco. Bagati mwice mwebwe nta kibazo. Byabaye ngombwa ko nanone RPF icyo cyemezo afanda hamagara bayoboraga imitwe y'ingabo. Icyo cyemezo kirafatwa
agaba ingabo kugira ngo iryo geragezwa cyangwa se iryo tangizwa rya jenoside ryari ritangiye rihagarikwe. Hagabwa igitero guhera mu Mutara kugera Ruhengeri, bitero bigarwa ku ngabo z'u Rwanda. Abari hano mu gihugu murabyibuka byageze hano Rulindo, Base, Zangarama, umujyi wa Ruhengeri, nabwo ubutumwa buratanga. Haba imishyikirano isaba RPF kongera gusubira inyuma kugira ngo imishyikirano ikomeze. Ibyo biraba, ariko hajyaho na kondisiyo ko iyo zone tuvuyemo na leta y'u Rwanda itayijyamo, iba zone tampo, ikajya icungwa na Loni cyangwa se GOM, ingabo za Afurika zari ziri hano. Nyuma yaho rero imishyikirano yarakomeje. Singiye muri byinshi byo Bagosora bavugaga ku mishyikirano yangaga, byo Habyarimana yavugaga, amasezerano ya Arusha, ibikarito bimeze bite. Habyarimana atangira guforma imitwe y'interahamwe nubwo bari barayiforomye imbere hose. Rero bundi turi muri ibyo biganiro n'abo officers bacu, mugenzi wacu umwe yaratubwiye ati murebe ikibazo uburemere bwari buhari. Habyarimana yagiye mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri hariya hari ingabo z'igihugu icyo gihe. Ahageze aho kugira ngo ahure n'ingabo, ndetse yaratubwiraga ati kuva bayeho yahuye n'ingabo rimwe umunsi bafata ka Gitumba, ubundi ntabwo yajyaga ahura n'ingabo. Ageze Ruhengeri ingabo ziri uruhande aho ngaho, aho kugira ngo ahure n'ingabo ajya guhura n'interahamwe muri stade ya Ruhengeri. Ibintu mujye mubyumva. Kuko uwavuga ngo uyu munsi afande uyobora iki gihugu yaza akajya guhura, usibye ko iyo mitwe idahari, yareka ingabo z'igihugu akajya guhura na militias. Ariko Habyarimana yarabikoze. Icyo bivuze ni iki? Afite ibyo yateguraga, ariyo genocide yakorewe Abatutsi. 94 ndege Habyarimana iraguye, Abatutsi barashize. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyacyubahiro mwese muri hano n'abandi mwese turi hano, tujye twibaza ikibazo kimwe. Habyarimana ngira ngo yagiye ku butegetsi 73 kugera 94. Tujye twibaza ikintu kimwe. Habyarimana ko yari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, u Rwanda rwigeze rugira repubulika ebyiri, Repubulika Hutu na Repubulika Tutsi. None se ko yapfuye yari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aba banyarwanda yarabereye umuyobozi bazize iki? Si abanyamahanga, ni abanyarwanda. Ko genocide yo mu Rwanda uko yabaye, banyakubaha Minister Dr. Biruta barahari, umuturanyi yicaga mugenzi we, umuntu yashingiye yaramwicaga, ngica kwa data bukwe bakanyica. So ikibazo rero kibazwa aha kizana ngo Habyarimana arapfuye Abatutsi barishwe, ko ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Abatutsi baziraga iki? Iki rero kituzana kuvuga kwerekana uko genocide yarateguwe, itegurirwa igihe kinini, irigishwa, ishakirwa amazina, ishakirwa ibikoresho, ishyirwa no mu bikorwa ku buryo bugaragara uko bazayikora. Kandi byarakozwe. Genocide itangiye gukorwa, afande yahamagaye amahanga, aratabaza, mutabari. Mahanga avunira ibiti mu matwi. Isi murayizi irakomeye. Mubona avuze batabaye imbere, batabaye u Rwanda icyo gihe, sinavuze Abafaransa bari barimo, Ababiligi ngira ngo barimo basohoka. Kuko intambara twarwanaga hariya cyane cyane abantu bakoreshaga imbunda twakwita za karahutaka bari Abafaransa. Ariko muri genocide baranaje, murabizi ko baje muri zone turquoise.
niyo bahaguruka gusa bagatanga ubutumwa, bakohereza ingabo zabo, bakohereza indege ebyiri gusa, byarashobokaga ko genocide itaba 100%. Ayo mahanga yatabajwe, abagerageje kuza basize abantu Ndera hariya, basiga abantu Kicukiro to Kicukiro, bikorera bene wabo, bikorera ibibwana by'imbwa n'ibindi, basiga abantu. Byo tuvuga ni ibintu biri on record. Ababyeyi bahagaze imbere y'ibyitwa ngo umuryango mpuzamahanga batabaza muragiye baratumaze, barabisha abantu bose barashize. Tariki 7 Fanda afata icyemezo, ahamagara abayobozi b'ingabo za RPA, agaba urugamba kugira ngo duhagarike genocide yakorerwaga abatutsi. Abateguye genocide bari barayiteguye neza, hari ingabo zihagije n'izindi nzego z'umutekano, ariko hejuru y'ingabo bari bararikurutinze intera hamwe zihagije, zifite n'ibikoresho bihagije, zahawe n'ubumenyi mu buryo bwo kwica. RPA mu guhagarika genocide, birumvikana ko ingabo za RPA n'inyeshyamba zari nkeya, ibikoresho twari dufite byari bikeya, ariko ubwo buryo butoya afande yabukoresheje uko bishoboka kose kugira ngo harokorwa abanyarwanda. Birumvikana iyo ushaka kubabaza umwanzi, ushaka hari umutima. Ubu twese ko turi ahangaha, umutima uhagaze biba birangiye. Ushaka rero hari umutima ukaba ariho ubabaza. Yagabye ibitero, navuga ko ari mu bice bitatu. Bataye 3 zihabwa misiyo kuva Butaro, Miyove, Kyondo. Ubwo bazi ibyo bice murahumva. Ibirometero byinshi kuva hano, kugira ngo zize zihuta, kandi umwanzi kuva Kyondo, ubu ni mu karere ka Nyagatare, ukava Miyove muri Gicumbi, na Butaro igice kimwe kiri muri Gicumbi, ikindi gice kiri muri Musanze. Kuva aho kugera Kigali harimo pozisiyo zikomeye cyane z'abasirikare b'u Rwanda icyo gihe, ushizemo opsi Byumba na opsi Ruhengeri na opsi Mutara. Izo ngabo zahawe mission kutarwana hagati aho ngaho, umwanzi mu musigi inyuma, mwebwe mukomeze mujye Kigali. Birumvikana ko izi ngabo kugira ngo zizi Kigali, wa mutima nababwiraga ko ari ukugira ngo umwanzi hano Kigali ariho hari presidency, ariho hari etat major, ariho hari radio, ibyo bintu byose biparalysingwe kugira ngo umwanzi abure uburyo bwo gukomeza kwica uko yabishakaga. Arongera mu gice cy'Iburasirazuba afata izindi ngabo zica mu gice cy'Iburasirazuba kuzamanuka zigana mu majyepfo, afata izindi kujya mu gice cyo mu majyaruguru, Ruhengeri zikagaruka mu gice cya Gisenyi. Icyo gihe iyo mission ntabwo yari yoroshye. Mu cyifuzo cya Fande, mu cyifuzo cya RPA, twifuza kurokora abantu benshi uko bishobotse, ariko kubera imbaraga z'umwanzi yari yaragennye mbere hose, ntabwo byadukundiye ko byari bikwiye. Birakorwa izo ngabo mu minsi 3 zavuye i Kigali, zari zageze hano mu mujyi wa Kigali. Nako zari zavuye muri icyo gice cya Byumba, zari zageze hano mu mujyi wa Kigali. N'izindi nazo uko nababwiye uko zagiye za advancinga, nazo zigera muri ibyo bice. Nguko uko urugamba rero rwashoboreshe kugira bake barokoka bashobotse. Iyo biza gukunda zikaba ari ingabo zihagije, twajya kurokora benshi, ariko ntabwo byakunze. Abarokotse rero bakeye, uru rugamba rwo kubohora, rwo guhagarika genocide,
rurimo ibintu bikomeye. Cyamumva abantu bavuga double genocide n'abarokoye, none hasiga abandi bahimbye ngo RPN yarokoye batutsi. Ibyo bigambo byose byengenga bitekerezo byo gupfobya byose. Genocide yakozwe na leta yari iriho ya Habyarimana na Sindika ubwabo, ku mugaragaro bayikora ku manywa. Genocide yahagaritswe na RPF ku manywa, nta wundi wayihagaritse. Ntabwo ari abadusakuriza kubera ko bategeka isi, ntabwo ari abangaba badukikije kubera ko uyu munsi bafite interahamwe bashyize mu gituza bonsa, ariko wonse interahamwe wese azibonera. Urwo rugamba rero ntabwo rwari rworoshye, rwari rukomeye cyane. Tukunze kubivuga mu biganiro nk'ibi ngibi iyo tubivuga. Njya nibuka tugeze Kiramuruzi, amakuru araza ko Rwamagana batangiye kumara abantu kandi bimeze nabi cyane. Harabambye, hari ingabo nyinshi ziri imbere aho ngaho, hari interahamwe, hari tere tutazi. Ariko mu mabwiriza fandi yaduhaye aratubwira ati batayo nari nyoboye niyo leta Kano bagira yarayoboye, mukoresha ibikoresho byo mufite. Twari dufite imbunda yitwa Katyusha, turagenda tuyishinga ahantu tugapfa kurasa Rwamagana. Nyamuna abantu batanga ubuhamya ko iyo mbunda ifite abantu benshi yakijije. Ibikombara bitangiye kuba Rwamagana, interahamwe kugira ngo zongere concentratinga kwica abantu, zagize ubwoba zitangira kugira zite kwiruka, abantu barakira. Urwo ni urugero rworoshye. Turi aho ngaho Kiramuruzi, mu gitondo cyaho tugeze Gahini, misiyo twahawe no gukomeza za Kayonza tukajya Kibungo. Umuntu araza atabaza ati ni mutabare abatutsi bose bahungiye muri paruwasi yitwa, ubwo ndavuga igice genda ciyemo, ubwo n'abagenzi bacu hari abandi baciye naho hari hakomeye hatyo, barimo kwicwa Karubamba. Ubwo tuba tuhagaritse kujya Kayonza, tubanza kujya Karubamba. Igihe cyose uko wahagarikagaho gatoya, ubwo iyo uhagaritse abantu imbere barashira. Ntuhagaritse kubera ubushake, ahubwo uhagaritse kubera ubushobozi bukubanye butoya, kandi ugomba gutabara. Kugera Karubamba hari abantu bajya bakina n'amateka y'u Rwanda. Hari abantu bajya bakina n'amateka. Kugera Karubamba ya 1994 nyirari mu matariki nka 13 cyangwa 8 aho ngaho, byari ibindi byari bisazi. Njya mbwira abantu, aba bazungu hari ubwo bitetesha. Nigeze kubona ingabo z'Abanyamerika zagiye kurwana muri Iraq, zigarutse zose ngo barahahamutse bagera depression, babatwara ahantu ngo kujya kubondora no kongera ngo batungane. Hakunya nibaza impamvu tudasara, nibaza impamvu tutasaze. Tukaba turi abantu tugenda. Impamvu mbivuga niyo shusho ya Karubamba twabonye icyo gihe, n'ahandi hose, kugira ngo mine kiganiro nahawe gutanga. Aho twacaga hose hano mu Burasirazuba, ahantu hitwa Rukumberi, abantu bakagenda bakagota abandi bakabatwara bakabashyira mu gifunzo, bakica kuva mu gitondo bukira, bakica kuva mu gitondo bukira, bakica bakajya bacyurwa nijoro. Ntubasha kubageraho kandi abantu barahari. Tibuka turi aho ngaho Rukumberi, ingabo zacu Ririma, hano kuri prison ya Ririma. Byabaga ngombwa ko afana ukuntu yayoboraga urugamba, ahabaga hakomeye cyane, yakuragayo bamwe akabaganisha ahandi. Ubwo abari Ririma abagarura mu mujyi kugira ngo baze hano za Kicukiro cyangwa Gikondo. Ririma hasigara abasirikare nka 30.
turi aho ngaho turi Rukumberi tubona abasirikare 30 ku maradiyo y'umwanzi twumvagiye kubateza batayo imwe n'igice. Hari abasirikare 30 tubareba kuri police uko babarasa. Hagati yacu nabo basirikare harimo Lake Mugesera. Muri bubone uko wambuka aho hantu Gashora turarwana, Gako yafunze, biragusaba ko kugira ngo wongere uze Ririma, urava Ririma uce Kibungo ugaruke uze Kabuga ufate uyu muhanda ujya Kabukubu. Turabikora mu gihe gito, byose ibyo ngibyo birakorwa. Yakuba mushyitsi mukuru rero, urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi kuruvuga mu minota 30 ni ikintu gikomeye. Ariko icyo nasoreza kuri uru rugamba, genocide yakozwe n'ubuyobozi bwariho, genocide ihagarikwa n'ubuyobozi bwa RPF. Nyuma y'urwo rugamba rero rwo guhagarika genocide, ibyakurikiyeho rero ntabwo byari byoroshye. Duhagaritse genocide, miryango, abavandimwe, inshuti barashize, abana babo bari ku rugamba. Tujye twicara hanga dutekereze. Mfite imbunda, mfite amasaso amagije, sanze data na mama n'umuryango wanjye wose mwawumaze, kandi abawishe ndabareba. Ariko hakaba ikintu kinzirika amaboko kimbuza kuvuga ngo nanjye reka nihore. Reka iyo abantu bamaze kugira mu buzima bundi bugize baribagirwa. Icyo kintu sinzi impamvu abantu bakibagirwa. Njya numva bamwe hano baba hanze aho bavuga ubusa. Avuganaga na Geno Murenzi, ari umuntu witwa Habyarimana wahoze ayobora, yabayeho minisitiri wa defense. Habyarimana mugenzi we aramufunze, amushyira muri prison amuhezamo. RPA iramurokora mu barokotse, arahunga aragaruka, ashyirwa muri parlement, ashyirwa mu bintu byose kugera no ku rwego rwa minisitiri, rwego rukuru rungana rutyo rwa minisitiri wa defense. Uyu munsi ni ujya ku maradiyo akavuga ko RPA yamaze abahutu. Wowe waje major, RPA kugira lieutenant Kano, ikugira Kano, ikugira brigadier general, ikugira minister wa defense. Ubu se ujya kwica abo ngabo kuki udahera kuri we mwica wo? Mugitondo umaze guhaga urahaguruka ufata inzira uragenda. Niyo mpamvu bavuga byose bakavuga ubusa nibigira icyo bikora. So urugamba rero rwo guhagarika genocide rwakurikiwe n'ibyo bikomere no kumaneginga abiciwe n'abishe abo bantu bombuka bahuza. Ahandi habaye za genocide zakozwe igihugu kikaza kikica abene gihugu bikindi gihugu, ariko yacu aho ubereye umwihariko n'abanyarwanda babyutse bica abandi barabamara. Noneho mwibaze umuntu wari mu position yo kugira ngo aba bantu bombi bongere babane. Hari uwiciwe uyu munsi afite imbunda, afite imbaraga kumubwira ngo iyo mbunda akoze ko akazi kayo nakangaka. Hari uwishe nawe wahamutse wumva ko agiye gupfa, kamubwira uti humura nacyuba. Uzi ubwana butoya ababyeyi muri ahangaha, akana kawe gatoya iyo kabonye ikintu kigakanga kirukanga kujya mu maguru. Abishe birukangaga bakwihisha ahangaha kuko babaga bazi ko bagiye gupfa. Abishe nabo nako abiciwe nawe agaturuka imbere avuga ati uyu ishyano ryo yanyici, ugafata n'uyu nguyu ukareba uko managinga abantu bombi kugira ngo babeho. Iyo management RPF yarayikoze imaze imyaka 32. Rose icyo atatubwiye ahangaha nuko mu myaka 32 ibyo yabonye guhereza 73 amaze imyaka 32 ari amateka atabibona. Ibyo rero ndabivugira ko nyuma yo guhagarika genocide yakorewe Abatutsi
hakurikiyeho imbaraga zo kugira ngo ubumwe bwacu nk'abanyarwanda bwubakwe kandi ku buryo butajegajega. Hakurikiraho kubaka igihugu cyari cyasenyutse cyavuyeho burundu. Mu gihe cyo kubaka igihugu gitangiye kubakwa, abacengezi babarateye. Murabibuka bagera hano ku Kirenge hano. Minibus ya mbere batwikiye hariya ku Kirenge barayihagaritse ku manywa y'ihangu. Abahutu nimusohoke, Abatutsi bashyira mu modoka barayikinga, bashyiraho essence baratwika ku Kirenge hano Shyorongi. Iyo ntambara y'abacengezi irarwanwa nayo irahagarara. Ubwo rero urugamba bwo kubaka. Nyakubahwa Minisitiri Mukuru, turabashimira mwese ko muri hano ko mugira uruhare kugira ngo iki gihugu cyacu cyubakwe. Ariko ibi ntabwo byikora. Ko turaha abakiri bato mufite ababyeyi, abakiri bafite abakuru, dufite abana aba bafite. Bivuze iki? Iyo uri mu rugo rwawe uko ugena umuryango wawe kubaho, nuko uwo muryango ugaragara hanze. Icyo amahirwe rero twagize hano, ngenda bivuga nka wabibayemo mu buzima bwanjye bwose, kuba afande yarayoboye urugamba, genocide igahagarikwa, ari uyoboye uru rugamba, uyu munsi akaba tuyobora. Abanyarwanda nuko twirirwa ahangaha, abantu bakirirwa twirwa dusenga, tugasenga, murakirwa kajya kwa runaka, pastor runaka, bishop runaka, ariko Imana mu byo yadukoreye nuko yaduhaye umuyobozi. Duhaye umuyobozi yubaka igihugu, ahasigaye ni ahacu kugira ngo tumufashe iki gihugu cyubakwe. Duhaye umuyobozi kuko gihamya kirahari. Iyo turi muri aya mateka y'urugamba na bagenzi bacu bagenda mureza abangaba, hari ahantu hari position yitwa Kabuga, ahantu mujya mwumva habaye santimetero, aho hantu twumvaga twararwanye naho hantu twari twarayoboye umuntu watuzengereje watumaze hari ahantu. Ejo bundi genda ari kumwe na Murenzi bazana umuryeto nuri aho ngaho, ndi wari watumaze aho hantu. Abakoroneli muri dufite muri iki gihugu n'abagenerali twese twateranire kuri Kabuga turaswa n'uwo muryeto. Ariko narebye umugabo n'umugabo ngo warakuze, ndamureba ndeba iki gihugu cyacu, ndavuga nako iki gihugu nta kindi gihugu kimeze nk'iki ngiki. Kubera iki? Ubuyobozi. Kansozi iki kiganiro nyakubahwa Minisitiri Mukuru banyakubahwa muri hano, mvuga ngo hano abo duturanye nabo ibintu mvuga si byo mimba, barabivuga ku manywa. Batera intera hamwe zose, FDLR iri hariya bari kumwe nayo ku mugaragaro, na gahunda zabo nuko ariyo bagomba kugarura hano. Ingengabitekerezo bamaze kuyubaka ku buryo buhagije. Ibyo rero bikwiye kugira icyo bitubwira nk'abanyarwanda, kuko iki gihugu kimaze imyaka 32, ntabwo ari imyaka 32 u Rwanda rumaze gusa, rumaze imyaka myinshi, ariko 32 ni imyaka y'amateka kuri twe nk'abanyarwanda. Urahunga, washaka gutaha mu gitondo ugataha, urakosa, washaka gutaha mu gitondo ugataha ugasaba imbabazi ugataha mu gihugu cyawe. Naho kivuzwa uburenganzira bwe, byaba kwiga n'ibindi. Ibyo bishobotse kubera ubuyobozi bwiza nko twabivuze, bishobotse kubera kugira umuyobozi uduhitiramo. Ejo bundi ari hano yaduhaye message, duhitemo utinya ibihano dutanga ubuzima. Kuno guhitamo kwacu kw'abanyarwanda, niyo mahanga avuga ati turabakumanirije tubashyizeho ibihano,
twifata amaboko tuvuge turabigira dutya. Interahamwe zize zitwiraremo hano. Abatutsi bishwe mu 1994 iyo bashyirwa muri prison bagakatirwa imyaka 32, ubu uyu munsi bakabaye basohoka muri prison bagasanga imiryango yabo. Ariko wapfuye aba yapfuye. Guhitamo kwacu rero kuri abangaba barimo kubaka ingengabitekerezo, barimo kubaka FDLR, guhitamo kwacu nta kundi nuko twugarira igihugu cyacu neza. Izi ministries ziraha n'ibindi bigo biraha, ibyo mushinzwe gukora uko twebwe tubyumva, aho buri muntu ari nukurwana urugamba aho ari kandi akarutsinda neza. Rugamba ntabwo ari gufata imbunda gusa ngo tujye turasa. Cyane cyane ministry ya local government, mu baturage aho muri kunze guhera hasi. Ejo bundi twagiye Nyanza kwibuka umwana umwe w'umusore washyinguraga abantu be, hatanga ubuhamya aravuga ati jewe umuntu wishe mama na papa n'ababyeyi banje n'abavandimwe banje tugiye gushyingura baraha muri isanduka, ati yarafunguwe araza turabana, ndetse n'abatanze ngira ngo nabo bantu ho babashyinguye, ati ubu ngubu n'umuyobozi w'isibo yanjye. Mwumva ibyo bintu ahandi biba ni hehe? Barangiza bakaza bakababeshya, fata abahutu n'udukingirizo. Ariko ibyo bintu ko ari udukingirizo, Kayibanda yarananiwe gufata abatutsi ngo bashyire muri guverinoma y'ababu dukingirizo, kuba bavuga ko ari udukingirizo. Habyarimana byaramunaniye, ndetse tuve no kuri FDLR uyu munsi muzashakiremo n'umwe. Muri 90 chairman wa RPF yari Kanyarengwe. Officers twafunguye Ruhengeri, Rizinde, Biseruka, Muvunanyambo. Ranks zatanzwe muri RPA za mbere, ranks zikomeye za mbere. Uhereye kuri afande zari ranks 10, member of high command. Biseruka yari member of high command wa 9, Muvunanyambo yari member of high command wa 10. Nibasanze mu ishyamba sinigeze mba member wa high command. Iyo rank sinanayigira n'uyu munsi irahari irubashywe. So abantu baretse bakavuga ngo dukingirizo, none FDLR ni uko bukingirizo twari bingira nje muri FDLR ingira gakingirizo. Ariko politike ya FDLR se bagucizo uwo munsi barara bari kuyeho. So ibikorwa ntabwo ari ubukingirizo, ni politike abantu bakora bemera yubaka iki gihugu kandi izagenda isimburana. Nagira ngo rero mu guhina iki kiganiro nongere nsaba abatoya muri hano. Abakuru turakuze, ariko iki gihugu abatoya kiri mu maboko yanyu. Mutazicuza mwagitakaje, mwakirekuye kikagenda mugasanga muri icuza. Njyambwira bagenzi banje, officers bagenzi banje, uyu munsi nubwo napfa ibingira nagahinda natwari kuzima hangaha, nagenda neza nemi, kuko ubuto bwanjye narabukoresheje, mukoresha icyo ngoma kubukoresha. Ubuto bwa fande aho yatangiye kutuyoborera afite imyaka ngira ngo 20 na uyu munsi kugeza uyu munsi ntacyo yari greto ku buto bwe yarabukoresheje. None mwebwe batoya ubuto bwanyu mubukoresheje nabi, igihugu kikabacika, byazagenda bite? Ari urugero njya nkunda gutanga n'umuntu warumbwiye, ariko ndarukunda cyane, ariko nsorezaho ngo hari umwarimu w'umuhanga n'umunyeshuri w'umuhanga bagora bapingana. Umunyeshuri akabona 95 98, ageze atari uyu mugabo ko yananiye kugira ngo ngeze 100%, reka nanjye uyu munsi mu testing. Aragenda afata kinyugunyugu aragipfumbatiriza, aravuga ati uyu mwarimu ndabizi ko ari umuhanga, ngiye kugitwara mubaze icyo mpfumbatije, namenya ko ari cyo hari icyo atari bumenye, nambaza ngo ni kizima cyangwa kirapfuye. Nambwira ko gipfuye ndakirekura, noneho umutsindi. Navuga ko ari kizima ndakica kubera ko kiri mbiganza byanjye, nabwo ndamutsinda. Amugera imbere ati mwarimu mpfumbatije iki? Mwarimu aramureba ati ni ikinyugunyugu.
ati ni kizima cyangwa kirapfuye, ati ubuzima bwacyo buri mu biganza byawe. So, ubuzima bw'iki gihugu buri mu biganza byanyu, abato cyane cyane, natwe abakuru birumvikana, ariko abato ubuzima bw'iki gihugu buri mu biganza byanyu. Asante sana.